abanyarwanda n'abanyarwandakazi, iyi video ni iyanyu, cyane cyane abanyarwandakazi. Nimurebe ino video hanyuma namwe mumbwire icyo mubitekerezaho muri comment. Bwana, I even learned some Kinyarwanda while I was here. Abanyarwanda kazi ni beza. Bwana, come and visit Rwanda. Come and visit Rwanda. Mana, please. Come and visit Rwanda. Umunyarwenya, comedian, nimba mbivuze neza, ari mu Rwanda ubu ngubu, Crazy Ken, ndamukurikirana, umunyakenya usetsa cyane. Ndumva yaje Giants of Africa, ni byiza. None rero mbabaze ngo abanyarwandakazi ni beza, ese uriya munyarwandakazi uri no mu cyumba cye? Okay, Kigali turahazi. Abanyarwandakazi nimumbwire koko iri sura ryanyu, ikintu nakwita mu cyongereza image, mwifuza ko isi yajya ibibukiraho idutekereza abanyarwandakazi muri rusange, koko bagiye kubagira nk'abandi bo muri Thailand koko, soon ntabwo turagira nk'aba Lady Boy. Ndumva mu Rwanda koko bagiye kuhagira ahantu hari sex tourism, reka tubivuge gutyo, twese turi abantu bakuru. Ni byiza ko barimo kwamamaza u Rwanda. Nanjye ndi muri tourism, mfitemo na company, ariko se nta kindi kintu koko kiri mu Rwanda kereka abanyarwandakazi. Turabizi muri beza, n'abanyarwanda n'abahungu nabo ni beza, kuko nta kindi kintu yavuga. Inyamiryose, Nyamirambo, ndumva basigaye bafite work free zone, wagenda urimo kurya utuntu n'utundi. Njyewe nkunda kujya kureba inka zoga, nizo mpora mvuga. Hari byinshi umuntu yakora i Kigali, yego ndabizi night scene nayo ni nziza, ariko hari ibindi muri tourism, byaba ari culture, umuco, byaba ari byinshi. Murabizi coffee culture mu Rwanda ni nziza, namwe muhaba, namwe nimumbwira n'ibindi umuntu yaza akerekana, kuko video yose irangirira avuga ati abanyarwandakazi nacyo Kinyarwanda cyonyine ndumva yabashije kuvuga, nta kindi kintu yigeze avuga. Niko abanyarwandakazi namwe nimumbwire koko, wenda hari ikintu arimo kumva, namwe nimumbwire koko abantu bajya baza mu Rwanda ngo kuko baje gushaka sex n'abanyarwandakazi, reka tubivuge gutyo, ndabizi turi abantu bakuru. Ndiye ndumva iryo